ikintu cya mbere na mbere kugira ibintu byanjye bigende neza, bizagende neza byihuse. Ikintu cya mbere no kugira discipline. Iyo usohotse hano hanze ugenda uhura n'abantu batandukanye, ugenda uhura n'ibigusha byinshi. Ora ku gisimenti barafunguye. Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira, nongeye kubasuhuza kandi mbaha n'ikaze mu biganiro tugenda tukugezaho kuri bundlelifetv. Nge ndi Mr. Bando, uyu munsi nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Duherereye hano i Remera kuri Desera Restaurant, ndi kumwe n'umusore umeze neza cyane, wambaye neza, ngira ngo urabibona kuri kamera kunyakira amashusho yawe. Ndi kumwe n'umusore wambaye shenete, wambaye urukweto rwiza, bro umeze neza cyane, ngira ngo nawe urabibona amaso araguha. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Mbere yuko mwakira, mbanje kubasuhuza aho muherereye hose mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye, abari hanze y'u Rwanda, muri East Africa. Ndabasabiye ngo Nyagasana abahe umugisha mu byo murimo mukora byose. Mbere yuko nakira uyu mutumirwa wacu, mwese mugira amahoro n'imigisha. Reka tumuhe ikaze. Bro, tuguhaye ikaze kuri bundlelifetv. Yo kazi star ngo niko bavuga. Uyu munsi wakugendekeye gute, wiriwe gute? Uyu munsi kuva mu gitondo kugeza ubu ngubu meze neza, ndashima. Ni byiza, natwe tumeze neza. Uyu munsi twishimiye kuganira namwe. Thanks. Ubundi bakwita nde, amazina yawe witwa nde, utuye he? Amazina yanjye Nirakoze Patrick, ariko hari irindi zina bajya banyita Eminent Pain. Irihe zina? Eminent Pain. Eminent Pain, iryo zina ryaje gute? Ni iry'ababyeyi? Ntabwo ari iry'ababyeyi, ni umuntu hari igihe agenda akora ibikorwa bitandukanye bakamwita akazina kakarinda kamufata kakamuhama. Nk'uko nanjye banyita Mr. Bando. Bakwita Mr. Bando. Alright, muri kano kanya umuntu ukurikiye bundlelifetv wamubwira ko Patrick cyangwa se Eminent Pain ari muntu ki? Eminent Pain cyangwa se Patrick ni umusore uri mu kigero, ngira ngo kuri kamera barabibona, ntabwo ari ngombwa kwivuga bambonye. Ni umusore w'umunyarwanda, karongereho ngo ukunda n'igihugu. Ako kantu ko ni sawa abantu bose. Ubundi iyo uri mu gihugu uba ugomba no kugikunda, ndatekereza iryo ni nk'itegeko. Baba bakirimo batagikunda nicyo kibazo. Wanyijyanira muri Amerika, wanyijyanira Canada. Ariko buriya nubwo abantu benshi bakunda kuvuga ngo tujye hanze, tujye mu bindi bihugu, ngira ngo nta gihugu cyiza cyakurutira igihugu cy'iwanyu. Nta gihugu cyakurutira igihugu wavukiyemo, waboneyemo izuba. Nta gihugu cyakikurutira. None kuki hajya habaho kuvuga ngo ugiye hanze? Ese biterwa n'iki kuba umuntu yafata inzira akavuga ati mvuye mu gihugu cyanjye ndagiye, akaba atifuza no kuba yagaruka? Nk'umuntu uba utifuza kugaruka, uba wumva nta byiza byinshi ari guhomba? Hari impamvu nyinshi zituma umuntu ashobora kuva mu gihugu akaba yava mu gihugu akajya mu kindi gihugu. Icya mbere, ashobora kuva mu gihugu agiye kwiga, ashobora kuva mu gihugu agiye mu kazi, ashobora kuva mu gihugu agiye gusura abavandimwe bari muri icyo gihugu. Ariko ni bwabuhe n'ubundi igihugu wavukiyemo nta gihugu cyakiruta, kuko iyo uri nko mu kindi gihugu ntabwo ufite liberty ihagije nk'uko waba uri mu gihugu cyawe. Ni ukuvuga ngo uragenda ugatunga, ukabona amafaranga, ibintu byose ukabibona, ariko umutima n'ubundi uba uri kuri gakondo. Uri kuri gakondo, kuko isaha n'isaha bashobora kuvuga bati mutahe mugiye mu gihugu cyanyu. Icyo gihe byagenda bite ubaye waravuze kutazagaruka kuri gakondo? Icyo gihe byagenda bite? Wahindura igihugu cyangwa? Buriya nubwo umuntu ajya hanze akabona nationality, akava nko mu Rwanda akajya hanze akabona nationality yo muri Canada, simpamya ko iriya nationality aba ari nationality yere ko agomba kuba y'ubuzirahereje. Ibintu birahinduka.
ushobora no kuba ufite nationality witwa umunyakanada kandi waravukiye mu Rwanda, ibintu bigahinduka ukagaruka mu Rwanda. Buriya gakondo ntago ushobora kuvuga ati ndagiye sinzagaruka. ni ukuvuga ngo nta byiza ushobora kubona ahandi biruta iby'iwanyu. ntabyo ubundi ugiye atazagaruka navuga ko ari umuntu ubupfuye. hariya ho ni urundi rwego, iyo ugiye hariya biba ari ibintu bihabanye cyane. Eminent Pay, ndabona uri umusore umeze neza, ntatinya kuvuga ko ufite n'amafaranga, ndabona uri umukire cyane. Amafaranga agomba kuboneka. Mu buzima busanzwe ukunda iki? Mu buzima busanzwe rero iyo umbajije ngo nkunda iki, mu iyihe kategori se? Ushobora kuvuga ati mu muziki, mu byo kurya, mu bihe? Ikintu nashatse kuvuga, ikintu wowe wumva muri wowe ukunze kigushimisha, ushobora guspendingaho time yawe ndende cyane, haba ku munsi cyangwa se mu kwezi ndetse no mu mwaka. Ikintu spendingaho time nini ni igiki? Ikintu spendingaho time cyane ni gushaka amafaranga. Kuko ubu turi hano nawe uri gushaka amafaranga, ibyahe uri gushaka amafaranga, ariko ubusanzwe ikintu nkunda kumva cyane ni umuziki. Ni umuziki. Mu Rwanda ukunda abahe bahanzi? Hari abahanzi uzi mu Rwanda? Ugira ngo hafi ya bose simbazi. Bamwe ba mbere ba Sebanani ndabazi. Sebanani, ubu hari indirimbo za Sebanani wa mbere utarajya kuri hit wenda niwe ntazi. Ariko abangaba bagiye bagafata, niko navuga, muri za ndimi zanyu z'urubyiruko benshi ugiye ubazi? Benshi ndabazi cyane. Ukunda iyihe njyana y'umuziki? Injyana nkunda ni injyana ya R&B. Indi njyana nkunda ni hip hop ariko gake. Hip hop nayo tuzi ko nayo ari muzika imaze kugera ku rwego ruri hejuru hano mu Rwanda. Nuwuhe muhanzi wa hip hop uzi waguhaye motivation yo kuvuga ngo jewe ndumva nkunze hip hop nyarwanda? Uraza no kumbwira umuhanzi uririmba R&B watumye wumva ukunze R&B yo mu Rwanda. Umuhanzi watumye nkunda hip hop yo mu Rwanda ni umuhanzi Riderman. Rusake, Rutenderi. Ndumva izo ndirimbo za zamani zose ukiziba. Niragapeti niga Gardienne. Naramwumvaga, numvaga akantu kazaga mu ndirimbo ngo koko. Ugahita umenya ko Rusake yahageze tu. Kuri R&B ninde uprefera, wumva ukumotive ukavuga ati R&B yo mu Rwanda imeze neza runaka yatumye nyiyumvamo? Kuri R&B mbere nkiri umwana umuntu nakundaga ni King James. King James iyo indirimbo yazagamo nibyo nakoraga byose nabyihoreraga nkabanza nkumva indirimbo ya King James. Wamukundiye iki? Nkunda uburyo aririmbamo, afite sound yiwe, live yiwe. Afite okay. King James nawe ni umusore ubizi cyane. Hari n'abandi benshi bagiye bavuka hano mu Rwanda babizi, ariko nanjye sinahamya ko ntamukunda. Uramutse utamukunda ahubwo abafite ikibazo. Naho bafite ikibazo. Okay. Twagiye. Ubundi ni iki kintu gishobora kuba ukumva kiguteye shoke nko ku mutima? Ikintu gishobora kuba kiganira shock ku mutima. Ko hari ibintu byinshi, ariko ikintu gishobora kuba shock ku mutima wanjye nkumva ndababaye, bro, ni ukubura umuntu pe. Ni ukubura umuntu? Byangora kubyakira. Hari abandi benshi tujya tuganira bakambwira ngo ari ibihe bamaze iminsi barimo byabateye shock byo kuguma mu nzu. Ni iki wowe biriya nta kintu byigeze bigukomaho byo kuguma mu nzu? Bitewe na cya cyorezo kimaze iminsi kibasiye umugabane wacu. Kiriya cyorezo nta kuntu kitari buntere shock, kuko burya iyo bavuze ngo guma mu rugo mwese mukaguma mu nzu nta muremere gusohoka no kujya guhaha ari ugusaba uruhusha,
ubwo bivuze ngo wa muziki wawe ntabwo uba uri kuwumva neza. Ntabwo mba nkumva neza kuko mba nkumva ndi njyenyine. Kandi umuziki ni byiza kujya kuwenjoyinga uri kumwe n'abantu, muri vibe z'abantu, mwagiye mu bitaramo, mwagiye mu bishya, ariko ibyo bintu iyo byahagaze ntabwo mba meze neza. Ndakeka nawe utarigeze wishimira guma mu rugo. Biriya bihe ntabwo ni ibihe bibi nagize kuva nabaho. Biriya bihe byari bikomeye cyane no kubicamo, ariko ndashima Imana ko nabashije kubicamo nkaba ndi muzima, ndetse nawe ukaba uri muzima. Turashima Imana nta kuntu itageze, yadushyiriyemo imiyaga. Hari benshi bagiye bapfa, hari amafami yagiye apfusha abantu, ako nyine nta kundi nyine niko twebwe turacyari bazima kandi ntacyo twatanze. Ngo turame kandi bisunyinjiza mu mwaka mushya. Bivuze ngo dukwiye gushima Imana mu bihe ibyo ari byo byose, bitewe n'aho ibitugejeje bamwe batabashije kugera. Tugomba kuyishima kandi cyane. Eminent Pay kuri ubu ngubu uri gukora iki? Muri iyi minsi mugiye mu bintu bya surveying, ariko ndi no kwiga ibintu bijyanye na video production and film making. Nibyo ko mpugiyemo ikazi. Ibyo bintu ni byiza cyane kandi bifasha urubyiruko hano mu Rwanda. Nk'urubyiruko, nk'umuntu ukiri mutoya cyane, uteganya iki kugira ngo iterambere ryawe rizihute? Ikibazo ko gikomeye. Nteganya iki kugira ngo iterambere ryanjye rizihute? Ni icyo uteganya gukora bizagende neza, ibyo nifuza bizagerweho. Ibyo wifuza bizagerweho kandi byihute, bibe mu gihe gitoya. Ni izihe mbaraga ubona byagusaba gukoresha? Ikintu cya mbere na mbere, kugira ibintu byanjye bigende neza, bizagende neza byihuse. Ikintu cya mbere no kugira discipline. Iyo usohotse hano hanze ugenda uhura n'abantu batandukanye, ugenda uhura n'ibigusha byinshi. Ubona ku gisimenti barafunguye. Ako kantu ko ku gisimenti kamaze iminsi kazerera ahantu hose. Ariko discipline, kwitwara neza, kubaha, ibyo bintu byatuma ugera ku iterambere ryawe kandi bitakugoye. Ntugire umuntu utaza, ntugire ubongamira. Ibyo bintu ndumva ari byo byatuma ntera imbere kurusha. Aho ngaho turemeranywa, ariko ntago navuga ko ari 100%, kuko ushobora kugira discipline ukaba unubaha abantu bose, ariko udafite kapito. Ikintu cya kapito cyumva gute muri iki gihe kubona n'akantu kabuze? Niko mukunda kubivuga abantu urubyiruko kuri ubu ngo ni akantu, ubundi akantu ni agaki? Akantu baba bashatse kuvuga ni umufungo. Nabwo ntabwo bisobanuye neza. Bisobanurira abakurikiye bundlelifetv muri kano kanya. Ubundi akantu baba bashatse kuvuga ni amafaranga, igishoro. Kuba mu Kigali udafite amafaranga biragoye, ariko kubona igishoro biragoye. Ariko kwihangana, kugira discipline, kubaha ibyo bintu, ushobora kubaha umuntu cyangwa se kumvira nk'umuvandimwe wawe, ushobora no kuguha igishoro bitewe n'uburyo witwaye. Buri imyitwarire yawe niyo gishoro cyawe, kandi no kuba uriho ufite ubuzima, icyo gishoro. Igishoro cy'ubuzima nicyo cya mbere, ngira ngo nawe ni kubyemera. Niko mbyemera, si nanjye gusa, n'abandi niko babyemera, kuko nese udafite ubuzima ntabwo nyine niyo kapitali se bose wayigwa nta buzima yakumarira iki? Muri aka kanya ni iki wabwira nk'urubyiruko rwo kuri ubu ugera ukabona afite imyitwarire idahwitse cyangwa se afite discipline itari nziza, ni iki wamubwira? Nk'urubyiruko rugenzi rwanjye, ku bijyanye n'imyitwarire, burya biba bigoye nk'umuntu mugenzi wawe, nk'umuntu muba mugendana, kumugira inama harimo abafunga umutwe. Ariko inama nagira urubyiruko rugenzi rwanjye, nuko rwakwitwara neza, rukitwararika, ntirujyane n'ibigezweho, kuko ubu hari ibintu byaje bya social media. Ibintu byaje bya social media
social media ni nziza, turanayikoresha cyane nk'ubu nanjye ndayikoresha. kuri kutubwira ko atari nziza n'abatunzi, ariko iyo uyikoresheje nabi iragutamaza, reka mvuge gutyo. gute, mu buhe buryo? hari ugupostinga ibintu bisebanya, hari ugupostinga ibintu bishobora kuafekita abandi bantu ku ngaruka zitari nziza. Social media ni nini cyane, ni nziza yego, ariko ntibivuze ko uyikoresheje nabi ishobora kukubera nabi nawe. Ni ukuvuga ngo social media uruhande rumwe ni nziza, urundi ruhande ni mbi. Nk'ibyiza nk'ibibi byayo utubwiye nabyo tubashije kubyumva. Ese nk'ubu ngubu kuri social media urazikoresha izo mbuga zose? Nawe ndatekereza ukoresha za Twitter, za Instagram. Umuntu ashaka kugukurikira yagukubona ku ruhe rubuga muri izo ngizo? Turahera kuri Instagram. Instagram ni Eminent Pain Official. Yego. Bajyeho bakore follow. Tukajya kuri Twitter ni Eminent Pain. Tukajya kuri TikTok nayo ndayikoresha, bajyeho unfollowing ni Eminent Pain. Facebook yo ni Eminent Pain nayo, ariko sinkunda kuyikoresha cyane. Eminent Pain. Hari igihe hari ibintu byinshi umuntu aba yaragiye atekereza akiri umwana ko azakora n'aba mukuru. Ni iki wowe wumvaga uzakora nuramuka ubaye mukuru? Ahubwo se sinzagikora. Noneho kiracyari ntawe kirajya. Ko bwanjye nkiri umwana, nkiri umupeti niga primaire, wumvaga nzaba nk'umuntu ukomeye, w'umuganga ukomeye. Ariko hari ukuntu ibyo wibwira ukiri muto ugenda uhizamuka bitewe n'ibyo wagiye biga nko muri high school, muri primaire, ukabona nyine bigenda bikururaguka. Ariko ubu ngubu ikintu numva ko ngomba kuzaba nuko nzaba umudirector w'amavideo cyangwa se umuvideographer. Ndumva ari byiza cyane. Muri kano kanya ni iki wabwira urubyiruko mu buryo bavuga ko akazi kabuze? Ni iki wababwira muri kano kanya mbere yuko tuza gusoza kino kiganiro? Watubwiye ko ufite gahunda nyinshi kuri uyu munsi. Ku rubyiruko, akazi biterwa n'aho wakaburiye buriya. Akazi hari urubyiruko rugenzi rwanjye ruba rwumva ko niba yararangije nko kwiga high school, zishobora nko kwaka nk'akazi nko muri restaurant akajya savinga, akumva ko hari akazi nyine kagayitse karenze. Icyo nabagiraho inama, bifata akazi akariko kose gapfa kuba kakwinjiriza amafaranga. Bivuga ngo ntabwo wabuze akazi ngo wiga uryamye, ukeneye amayinite kandi nayo ni amafaranga. Ukeneye gutega moto nta muntu ukigira igiciro cyo kuvuga ngo kuva hano ugera nko kuva i Remera ujya mu mujyi nta giciro ryari kuko bashyizeho mubazi ntiwamenya. Ni ukuvuga ngo urubyiruko turikomplika cyane mu buryo bwo gushaka amafaranga. Ushobora no gutangiza amafaranga make kandi ukazagera ku mafaranga menshi, kuko n'aba ngaba bafite amafaranga menshi ntabwo bagiye bahera kuri izo za miliyoni. Ngiye nko kuri Bill Gates buriya ntabwo yatangije zira miliyoni afite, ntabwo yicaye ngo buke asange afite miliyoni, agiye ahera kuri make. Ni ukuvuga ngo urubyiruko ruhere kuri duke rufite, ruhere no ku mahirwe rufite ahantu rutuye, uyabyaza umusaruro, ibintu bizagenda neza. Ndumva ibyo ngibyo ni inama nziza cyane uduhaye. Natekereza hari ikindi wongeraho kuri ibyo mbere yuko dusoza? Nta kindi nakongera, kereka we hari ikindi ushobora kumbaza. Wari ugiye ntakubajije nimba ufite girlfriend? Ariko ako kantu muragakunda. Ako kantu kaba ari ingenzi. Girlfriend arahari girlfriend nkunda ndetse cyane. Ni Kigali cyane. Baraza no kubibona. Ari hano mu mujyi wa Kigali, ariko ntabwo ari havuka mu karere ka Bugesera, ariko arahari cyo. Bamwita nde? Ntago wamudutangariza abakurikiye bundlelifetv muri kano kanya? Si ngombwa kumuvuga izina, arizi kandi nawe ahari arabizi ko mukunda. Si ngombwa
kumuvuga izina. Okay, murebe muri kamera umubwira atahura ubimenye. Bebe, love you. Okay, reka ngushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri uyu munsi. Yari bundlelifetv igenda Mr. Bando nk'uko bisanzwe iteka. Reka tuzasubire mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho kuri bundlelifetv. Yari Eminent Pay, ushobora kumukurikira kuri social media, ngira ngo yabikubwiye. Reka tuzasubire mu bindi biganiro by'ubutaha.